nyarwanda wabyihuriye ukaziba kuvuga ngo uremeranye na Jolly cyane ongera yisome yose yagize ati yes iyo udafite icyo umaze yego wigira n'icyo utwara voilà niba ntacyo umaze wigira n'icyo utwara bivuze ngo niba ntacyo wafasha umwana w'umukobwa mu rugamba arimo rukwisha agaciro no kwiteza imbere byibuze muhe service yo guceceka uhagarike kumusebya ceceka abashoboye kuba bamuvugire ariko wibaca intege komeza uhagarike kumusebya kumucecekesha no guhora umucira urubanza yego ariko ndanabwira uwo ari we wese ko uru rugamba nta waruhagarika ngo bikunde. This is Jolly. Merci Jolly ni ushobora gusanga rero nk'ubwo n'izindi message zose yatangaga zabaga zibeze nk'izo ariko zikaza mu cyongereza so pro murumva ko atanze isomo ntakire neza ijambo ry'Imana c'est vrai ibyo nanjye nabivuga niba ku kintu ntacyo wakimaraho aho kukizambya ziba abandi bakore urugamba niba ariko nuko barurwanaga mu cyongereza nibatangira urwane mu kinyarwanda nanone kamemu kuba feministe ntabwo ari kuvuga ko abagabo ari inyana zimbwa. Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza bakurikiye Karegeya Omar Pano twizere ko mumeze neza cyane turabashimiye ku bw'urukundo mukomeje kugaragariza Karegeya Omar Jean Baptiste wicaye hano imbere kuri kamera mukurikira Karegeya Omar Pano mumwereka ko mushyigikiye mbonereho no guhita mwakira muhanikaze ndakoze cyane wiriwe neza yego amakuru suze abakunzi bacu inshuti z'akadasohoka turabashimira cyane commentaire turazisoma nubwo umuntu atabona akanya ko kusubiza ariko nyinshi 99% bari nziza rwose nta ziba ziri positive kandi ikizima nuko n'izindi zataka ikiganiro zataka topic ntabwo zataka umuntu niyo mahirwe reka tubashimire mwese nabonye mu minsi nk'ibiri twagiranye ikiganiro abantu benshi rwose bajeho bakoze subscribe ubu ngubu ngira ngo nabagera nko mu gihumbi birashoboka cyane rwose abantu bashya kirenga baje bakora subscribe so rero nibyo kwishimira so rero ngira ngo abadukurikiye kuri Karegeya Omar Pano hari byinshi bakeneye kumenya nyuma yuko ukoze commentaire ku kiganiro cyangwa se kuri issue ya Prince Kid hari byinshi byabaye bituma mvuga nti twongere twicaye tuganire nyuma yuko Ishimwe Dieudonne asomewe umunyamakuru Jean Paul Nkundineza yakoze inkuru ku rukiko ariko asabwa n'amarangamutima ye avuga byinshi avuga uko yiyumva avuga na feelings ze ikabivuge gutyo ariko bimuviramo ibyaha byatumye atabwa muri yombi nkuko ribu yabitwitinze harimo icyaha cyo gutukana mu ruhame ndetse no guhohotera watanze amakuru ku byaha ndetse no gukoresha ibikangisho nibyo byaha nabonye akurikiranweho ariko kandi Miss Mutesi Jolly nawe yongeye nawe aratwitinga ariko kubw'amahire nkuko wabisabye ashyira mu kinyarwanda ntabwo ari igenda bisabye ntawe utarabibonaga ko urumva yica n'abantu bayikurikira ibihumbi 7 ntabwo ari bo ariko mbere y'ibyo hajemo na ntuza na ministre w'umuco arya urubyiruko nawe hari ibindi yavuze urumva ni abantu sinzi wari wasoje ngira ngo sinzi tweet wayibonye ya Mutesi nayibonye yego ndetse niya ribu niya Dr. Utuma twishima narayibonye kuko ya Utuma twishima kurobizi kwica no principe ya mbere donc ihame rya mbere no kwigisha isomo Dr. Utuma twishima yanditse avuga ati niba hari umwanzuro ufatiwe uwawe utawishimiye yego wakiri vanimo amarangamutima yavuze ibintu bine yego kandi na Mugisha ngira ngo RMC yarabivuze hanyuma ribu itubiza Jean Paul yego aritaba ubwo nyine ntiyamwemereye gutaha niba yamuraranye hanyuma hakurikiraho niyo tweet ya Jolly hari ibyaha babonye muri ntuza ya Jean Paul kandi koko nibyo nubwo ngiye uko mbyita ariko ribi byita
gutukana, kwandagaza, gufata uruhande. Icyo cya mbere ni ikosa ry'umwuga. Niba ugiye mu rubanza ariko nigeze kumwumva avuga ko atazasubira mu nkiko, kuko umuntu ugaragaza amarangamutima ku baburanyi babiri ashatse yarekeraho kujya mu rukiko akajya byumvira hanze, urabyumva? Cyangwa se simvuze ngo abicikeho, ajyayo ku manza ari neutral z'abantu atazi, right? Niba ugiye ku rukiko haraburana abantu utazi udafitiye amarangamutima, kora. Ariko niba uzi neza ko ari inshuti yawe, wo musangira, wo mwiganye, muramu wawe, muvandimwe wawe, bireke tumayo abandi. Icyo byo yabikoze, niba yarariguyemo ntazongere. Niba ariko azahora ntakasubire ku rukiko, kuko hariya uri mugize ubucamanza noneho yakora ibiki. Noneho icyo ni icyambere, gufata uruhande akabogamira kuri preskid akagenda gasaya, ntabwo ari byo. Hanyuma rero kugenda noneho akibasira umuntu umwe akamutuka amagambo, uramugaritse, ugiye kunywa Hennessy, bamuguha umurye. Ibyo byose ni ibintu bidakwiye. Icya kabiri, twibukiranye ko mu rukiko Mutesi Jolly iryo zina ntigigeze rivuga, yari kode. Uragiye cyari kode, ariko mwisomwa haraho ryavuzwe. Okay. Niba babizi it's okay. Ariko niba bari bakoresheje kode mwiburanisha. Jolly rero reka mushimire. Dukomeze twigishe ibyaha bitatu RIB yavuze, gutukana mu ruhame ikomerezeho, ntabwo ari Jean Paul utukana mu ruhame wenyine. Kandi RIB irabizi. Mfitiye gihamya yuko ibizi ko hari abandi batukana bohejwe n'abandi, cyangwa barabuze ibindi bakora bagahitamo uwo murongo, babyumva. RIB irabizi, nikomerezeho. Ntibarebe Jean Paul gusa ngo nuko wenda nuko yatutse Mutesi Jolly, ariko n'abandi ni Abanyarwanda. RIB ireberera bose, ntabwo ari ugutoranya umuntu wese utukana mu ruhame agashyira kuri channel, agashyira mu kinyamakuru, uwo wese bamurebe aho yabaho hose. Niba niyo yaba hanze agera akaza mu gihugu babirebe. Icyo ni kimwe. Gutukana mu ruhame. Cya kabiri, guhohotera uwatanze amakuru. Vraiment umuntu watanze amakuru yaba tena mu rukiko, yitabajwe n'urukiko, erega ubutabera butangwa mu izina rya rubanda. Hatabonetse abatanga ubuhamya mu rukiko, n'imanza ntizaba. Rero kuba wagiye gutanga ubuhamya either pour either contre, asharije ou adesharije, ushinja cyangwa ushinjura, please uburenganzira kwanza wagize uruhare mu kugira ngo rubanda ibone bwa butabera, kuko abatanga abanya batabonetse nta rubanza rwa. Ndabyumva. Yes. Ariko se umenye ibihabanye, ibihabanye nibyo byavuzwe n'urukiko se? Nyine umenye ibihabanye nabyo, kandi wenda nabyo dosiye yageze mu rukiko, twemera ibyo umucamanza yavuze, cyangwa tukajurira. Iyo tujuriye uwo hejuru akaza yopoza ibyo wa mbere, tugendera ku bigezweho, sibyo? Urukiko rwabanje ibyo rwaduhaye tubifata gutyo, tugafata inzira yo kujurira. Aho bajurira ni henshi, urwego rw'umuvunyi, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, inzego nyinshi wazijurira. Ariko igihe cyose icyemezo cy'urukiko kitarabona ikigisimbura, uracyubaha. Kandi biri mu nshingano zacu nk'abanyamakuru kubyigisha Abanyarwanda kubyumva. Umwanzuro w'urukiko ufatwa nk'itegeko, urubahwa. Ariko inzira yo kujurira ibihari. Numva rero ngo kuri iyi saha kuri dosiye ya Prince Kid, umwanzuro dufite n'urukiko rukuru, yajurira avoka we yagira gute, donc tuzabona undi uwusimbura. Kandi ukwezi gushize kujurira bitakunze, ngira ngo mu ntuza mu manza civile bazana kashe mpuruza basi, urumva? So rero umwanzuro dufite n'uyu nguyu. Umuntu rero watanze amakuru arubahwa. Erega nuko ari ibingibi byoroheje bya showbiz man. Twabaye no mu za genocide, kandi mu rukiko n'ubu ngubu rurimo urwabasa bose, Pierre na Serafe Twahirwa mu Birigi rurahari. Abatanga bamwe batangiye kugenda, uzagenda ashinjura umwe muri abo, uzagenda ashinja, ntabwo twagombye kuvuga ngo dore uyu yavuze ibi, kuko ubutabera burakenewe. Abari abantu bashobora kuba kubera ubuhamya bwatanzwe n'abatanga ubuhamya banyuranye. Ntabwo tuzagenda ngo tubasasire ngo za flowers ngo dore mwarakoze bababere. Bashobora gukatirwa imyaka 10 kubera ubuhamya bwatanzwe bubashinja buvuga ibyo bakoze mu Gatenga, Kicukiro, Kacyiru na Gikondo. Ntabwo tuzajya gutera ingo z'abatanze ubwo buhamya, kuko bafashije kuboneka kwa justice. Izo ni inyigisho zigomba gutangwa n'abanyamakuru via RMC. Ibyibutse
kubaha inzego nibiva muri izo nzego na iyerarishi zabyo. So rero guhohotera uwatanze amakuru kubyaha ni icyaha kibi cyane kuri community dayira. Icya gatatu iterabwoba, gukoresha ibikangisho byo ntago mbyumva, ariko ubwo RIB ifite uko ibyita. By the way, ibyo niba ari bitatu iri kumukurikiranaho, izaperereza irebe ibijyanye n'uzana n'amategeko, ibyaha babonera facts, bahereze parike kizabona izaburana igatsinda, nikizashyira umucamanza, kuko nta mushinjacyaha bura wishimira kuburana agatsindwa. nawe kuko iyo ugezeyo ibirego byawe umucamanza akabitera ishoti, ubundi wagombye gutahana ikanzu y'ikijuju, ubaye febre kabisa cyane ubugize isoni, kuko wajyanye dosiye utitondeye ngo ushake ibimenyetso bihagije. Icyo utazabona ibimenyetso uri umushinjacyaha urakireka, nta mpamvu urakireka, uzakiburana ku wundi muntu, sibyo? Ibyaze ko tubana na byaha hose nuko biba donc nuvuga ngo biriya RIB iri kurega Jean Paul, umushinjacyaha ashobora kubonamo ibyo atazabasha gucinda akabikuramo, agasigaza kimwe cyangwa bibiri, cyangwa se akabona n'ibindi yabonera facts akashyira umucamanza. Icyo nzi cy'umucamanza we ntashobora kuburanisha icyo utamuregeye. So icyo gikangisho rero nibaza ko bizagorana, bizajya muri definition niba ari cano yabo igikangisho, kuko mu magambo ya Jean Paul nta numvise amuhigira amubwira ati nzaguteza, ariko kumwangisha rubanda byo sinzi impamvu cyo batagishyizemo, ahubwo kuko Mutesi nge ntago muzi no ku mafoto simuzi, mwumva mu magambo mwitangazamakuru ryo muri showbiz, ariko pratikoma namufashe nk'umuntu waba ari nk'agashitani, kubera kumwumva nk'umusiniki, mwumva nyine ko ari umuntu utashobora kwifuriza undi ineza, kandi wasanga hari ibindi byiza afite. yabura se hari umuntu ugeze kubwira ngo ndumire mu kiganiro, arabwira ngo undi mutumirwa n'intego ngo ni Jolly, niwo muntu ubwo navuga nawe akavuga. Urumva ukuntu namufashe? N'abandi rero ni umuntu bantu batinya, bazi ko ari ufite imbaraga, bazi ko akorana n'abakomeye, bazi ko afite amafaranga, bazi ko ari umudira, bazi ko akoresha inzego. Ibyo byose byubatswemo n'abanyamakuru bo muri showbiz simbamo. So rero icyo kintu cyo kuba wamushyesha isura, kuko urumva arakantu nkunda kongeraho, tujye twibuka future. Jolly azashaka, agira urugo, agira abana, ngaho mwimagine maîtresse w'umwana wa Jolly avuga ati umwana n'uwawe. Urumva deja yamaze kumwa, kuko ubwo future yiba yarangiye, uzaba umugabo we rero ati harya ni wowe urakomeye, urabasha, urabyumva. So rero ibyo byose ni RIB ifite mu nshingano zo gukumira ibyaha, kubungabunga umudendezo wa rubanda. Nuvuga rero ntabwo umuntu agombye kugenda ngo guharabikira isura. Niyo mpamvu uvuga ngo nyuma ya Jean Paul bafate n'abandi bagende bagaharika abantu batanganye imyaka nicyo ngicyo. So rero reka isomo rindi rero ubwo nari nkubwiye tweet ya ntuza ya utuma twishima Dr. ntago nayirebye, ariko nawe yarimo yigisha abantu kubaho umubano mu bantu, kubaha mugenzi wawe. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu, uburenganzira bushobotse mu mibanire ye n'abandi, mu migirire yagenye ubwe, atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Urabyumva? Ako kantu sinzi impamvu abantu batakumva. So rero reka shime ari ministre, ari Dr. utuma twishima, icyo kintu nakivuzeho, asa nakomoza kuri Jean Paul, avuga ati niba ugiye mu rubanza harimo umuntu wawe, gerageza wakire ibimubayeho. Yavuze izani ingingo enye, ntago nzibuka neza. Noneho rero kubera ko tugomba kwigisha, reka shimire Jolly vraiment. Jolly yuko muzi, ntago sinze kubera Jolly ukuntu muzi uko showbiz yamugaragaje muri iriya dossier, vraiment nari nzi ko atazi Ikinyarwanda. C'est vrai, nari nzi ko atazi Ikinyarwanda, nari nzi ko atazi kuvuga neza, avuga ibyaturisha imitima y'abantu. Numvaga mu byongereza dogs who backs, ibintu nk'ibyo, ibintu by'isi, nyana zimbwa, ibiki. Donc ariko twita ya none yavuze ngo niba udashoboye kugira icyo ukora, wigira n'icyo umara. Hari abantu twajyaga tugira b'abayobozi kera, ariko kera cyane twavugaga ngo ntacyo atwaye, ntacyo amaze, nta n'icyo atwaye. Niba ntacyo umaze wigira n'icyo utwara, reka bakora.
niba akanwa kawe katarasohokamo amagambo mazima wacecetse wacecetse niwe kuki abantu batabyumva se nyine niba ibyo ugiye kuvuga atari bizima ntacyo byubakaho sosiyete ntacyo bizamuraho umunyarwanda wabyihoreye ukaziba kuvuga ngo uremeranya na Jolly cyane ongera yisome yose yagize ati yes iyo udafite icyo umaze yego wigira n'icyo utwara voilà niba ntacyo umaze wigira n'icyo utwara bivuze ngo niba ntacyo wafasha umwana w'umukobwa mu rugamba arimo rukwisha agaciro no kwiteza imbere byibuze muhe serivisi yo guceceka uhagarike kumusebya ceceka abashoboye kuba bamuvugira bamuvugire ariko wibaca intege komeza uhagarike kumusebya kumucecekesha no guhora umucira urubanza yego ariko ndanabwira uwo ari we wese ko uru rugamba nta waruhagarika ngo bikunde. This is Jolly. Merci Jolly niba ushobora gusanga rero nk'ubwo n'izindi message zose yatangaga zabaga zimeze nk'izo ariko zikaza mu cyongereza so pro murumva ko atanze isomo ntakire neza ijambo ry'Imana c'est vrai ibyo nanjye nabivuga niba ku kintu ntacyo wakimaraho aho kukizambya ziba abandi bakore urugamba niba ariko nuko barurwanaga mu cyongereza nibatangira rurwane mu kinyarwanda n'abakobwa ejo bundi ngira ngo kingoramye se ugashaka kukigora n'umusibe ejo ufite icyuma ratsoke umusibe ejo umanza hariho umunsi ariho wari umunsi umugore w'umunyafrika w'umunyacyaro umugore w'icyaro umugore wo mu cyaro none se message za Jolly z'abafeministe zari mu byongereza umugore mu cyaro yigeze azumva nibatangiriraho Jolly merci beaucoup iyo message ni nziza n'umugore mu cyaro araza kumva ibyo wamuvugiye kurusha bya byongereza warundanyaga mu message yawe nibigiye kugira impact kandi irigisha aha ni sawa please principe yo ngo niba ntacyo maze wigira n'icyo utwara ceceka ziba niba urugamba abantu barushoboye wowe ntacyo warumaraho wibaca intege ryamujye mu byawe jya mu kabari jya gucuruza bareke ubu nibwo ntangiye kumva ibyabo kuko ubundi numvaga ibi message mu cyongereza akagira ngo ni ihiganwa ry'icyongereza ririho simenye kumbe ko harimo indi content niba igenewe abanyarwandakazi bakaba batangiye kwizana mu kinyarwanda nice yes baze dufatanye kwigisha ariko wibaca intege nyine niba utari umufeministe wowe wenda ukaba uharanira ibidukikije reba ibidukikije byawe ibyo akazi k'abafeministe kihorera ariko nacyo nicyo niko bimeze hari abantu rero babaho wenda nuko Jolly yaba yakomozaga kuri Jean Paul na bagenzi be ariko hari abantu babaho ikintu kikaba kirimo kirapangwa ntacyo wagikoraho ariko ukazana inama zo kukizambya umuntu akavuga ati nifite agashinga ko kugura moto umuntu agatangira uzagura moto utazi kuyitwara urumva igitekerezo aho kugira ngo akurangire banki iguha credit akavuga ati wagura moto utazi kuyitwara uri uwuhe urabyumva wavuga igiye gushinga agacano gacano se amacano n'ay'abasore wa musaza we byihorere amacano n'ay'abazi gutigita habamo abayutuberi barikunda abayutuberi barayobya bahimba habamo ishyamba bayobya rubanda ibira bigambo byawe wowe ntago uzabona views ibintu urabyumva aho kugira umuntu akubwira ati ahubwo nanjye nzagutera inkunga ya kamera nkuko umunyeshuri wanjye yabigenje urumva niba igikorwa ntacyo wagikoraho ceceka reba hirya abafite icyo bagikoraho bagikore ubu noneho hasigaye ni buriya niba Jolly yatangiye kwandika mu kinyarwanda ubutumwa bugenewe abagore b'abanyarwandakazi nzajya mbumutambukiriza ibyo ndabimubwiye nubwo atabinsabye ubwo nizere ko na serivisi sanga aratangira nawe akajya yandika mu kinyarwanda we n'inshuti yanjye tujya duhura mu biganiro nawe nzamufasha n'abandi ariko urwo rugamba bariho rwose udafite icyo yabafasha nabareke nabareke avugire udafite icyo yabafasha muri uwo mujyo niba uri umunyamakuru utahosting umufeministe niba cyangwa se feministe utamutumira ngo aze mureke akazi kawe mureke jya mu byawe icyo nicyo ariko bwo tubigize bigaruza ukuntu byagorana tubigize bigari muri 90 inkotanyi zitera hari abantu bamwe bagiraga ubwoba baza nko kurokirita cyangwa babwira umubyeyi kohereza abana bariya abantu batarenga 200 bariya abantu batarenga 200 bakoreke
twigumira babyumva cyangwa se akagenda agatangaza ati hariya se babishobora babyumva cyangwa se n'inkotanyi zimaze gufasha ubutegetsi ibihugu by'amahanga bikaza ari ukugira inama z'urucantege aho kugira ngo bizize bikomeza muri wa murongo mama cyangwa tufate NST1 mama se NST1 ubu se abanyarwanda bose bazaba bafite amazi bazaba bafite amashanyarazi babigeraho se urumva aho kugira ngo uvuge uti ngewe nzazana sola yunganira amashanyarazi undavuga ati nanjye nzajya gukabuta amazi ku isoko mu Rusumo kugira ngo ujye muri ya gahunda ya amazi kugira ngo bagere ku baturage bose ntabwo ari leta yonyine agomba kuboneka n'abafatanya bikorwa ariko abangiza bikorwa tubiyamiriza right muri gahunda zose urimo nundi wese igihe gahunda uri kubona wowe ntacyo wayimaraho itaze gira uruhande aho guca intege abantu sibyo ndanye ndi kugenda numva niko bimeze nizi kesi nizi za M23 wikwirwa uyivugaho niba nta kintu niba amagambo yawe atatera courage bari abasirikare bavuga ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda niba nta courage byabatera barike wigenda uvuga hano bahabatse hapfuye aba arererere duhabiretse barike niba utabasha kubakorera PR uri umunyamakuru nube wabasha kubohereza nibura 5 by'idolari uri umucuruzi urajya kubanyega guti utangire dore makenga ntiyize dore ngoma wiringoma n'umunyekongo dore uje muri utwo uca intege urabaca intege bareke niko bimeze hano niho kuvuga ati mind your business yes mind your business ariko pratiquement abagira icyo bamara niyo atari wowe watangiye gahunda nubwo burya n'abagabo b'abafeministe babaho babyumva nuvuga ngo abafeministe ubushize uko nabivuze babaye ari abantu bitwara neza batanga message nzima mu kinyarwanda ukabona ko tageta ari umugore w'umunyarwanda koko umwana w'umukobwa apana mu ndimi zitari za hano agatanga ubutumwa tukabusoma twese natwe duhinduka abafeministe mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukabashyikira muri urwo rugamba erega cano iyi pano tuba dufite irahagije kuba yatambutse ubutumwa ikibazo nuko twari twarabafashe nk'abantu batajya bavuga ikinyarwanda nkaho batakizi kandi bitwa ko bavugira abanyarwandakazi icyo kitagiye gukemuka ubwo Jori yatangiye na Sylvie n'abandi bakomeze hanyuma niba tera indi ntambwe tukaza kubona ko n'imyitwarire yabo apana amagambo y'ubushotoranye nanjye kuvuga ubushinza ariko ntago njya ntukana nanone kamemu kuba feministe ntabwo ari kuvuga ko abagabo ari inyana zimbwa oya bagabanye gutukana bagabanye icyongereza bazana amagambo atanga ihumure atanga impagarike bagira imiryango ntangarugero ahubwo buri wese azajya abwira umugore madamu wowe kuki utaba umufeministe nubona abafeministe bafite umusaruro ubera imbuto nziza uzabikangurira mushiki wawe wikangurira umwana wawe wikangurira umugore wawe kandi unabafashe muri urwo rugamba ariko nibaguma muri izo ndimi ejo uzajya kubona abantu banditse mu gihausa ejo ubone niba avuze ngo ni nyana zimbwe ejo abita imihirimbire nitubafata nk'abantu batukana batajya bandika ikinyarwanda icyo bashaka kugeraho ntacyo bazageraho sibyo so rero hari abantu bari tayari kuba bagira icyo bamara kuri urwo rugamba rwabo ariko se urafashane urafasha umuntu utavuga ikinyarwanda urafasha umuntu ibyo ari ugutukana gusa ari ugushira isoni Jean Paul icyari kode arazihinduye donc abishyize hanze kandi umucamanza ntiyabishyize hanze nabwo ashobora no kuzabazwa ngo wabibwiwe niki ubwo n'uwabimuhaye amushyize mu kaga ariko nanone ntabwo umwanzuro w'urukiko wawutwerera umuntu sibyo imanza tuzibamo nyinshi n'ubu turi i Buruseli mu Burigi mu rubanza rwa Basa bose na Serafe twahirwa bakekwaho ibyaha bya jenoside zarabaye arusha yagize abere hari abo yahannye nta muntu n'umwe community nyarwanda cyangwa community y'isi yose yigeze itwerera kuba yahamya ibyaha sinibuka amazina yabo wenda niba ari ngeze ngume mu mwuga ari abarusha ari nabi Burayi cyangwa basimbikangwa hari abatanga bamwe bagiyeyo abashinja abashinjura ariko iyo bifashe ko utsinda ntabwo tugenda ngo uwatanze ubuhamya bushinja ngo ni utsinze cyangwa uwatanze ubushinjura ibyo ntibyagunda ni umwanzuro w'urukiko dufata nka twese
ntabwo tugenda ngo turebe kanaka bo zigira nyirazo wari prefer Ruhengeri akaba yari muramu wa president ntiyagizwe umwere wagiye kumushinjura se yagiye komanga ngatuza cyangwa abandi bati uwagiye kumushinja se twamushyize mu katogodora ibyo wavuze ngo ibyo wavuze bifasha ubusa ni umwanzuro w'urukiko nabagamba iki Emmanuel wari prefe wa Cyangugu nawe yabaye umwere niba Jori yatanze ubuhamya anonymously bakamuha code noneho Jean Paul we akadekoda akavuga amazina ntabwo byari byo n'umwanzuro w'urukiko ntabwo ari umwanzuro wa Jori ariko kumwerekana nk'umuntu ashobora kuba ari we ariko kumwerekana nk'umuntu ushobora kwishimira ibyago bya Prince Kid cyangwa se vraiment ntabwo ari byo nk'umuntu wenda nuko Jean Paul yabikoze mbere ariko tweet ya Jori nayo ariko tweet yayikoze mu cyongereza ati zira tuzifata nk'abo zitagenewe n'abanyarwanda nese niba Jean Paul wibyitiranya twumvikane twiga communication niba Jean Paul yaratutse Jori mu kinyarwanda niba Jori yarasubizaga Jean Paul kukizamusubije mu rurimi yamututsemo oya ntabwo ibyo gihe ntabwo bitindaho twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize ariko abanyarwanda n'abantu muri rusange natanze ingero zo ko umwanzuro w'urukiko tuwutwerera rubanda rwose parce que urukiko rukora mu izina rya rubanda ntabwo ari mu izina ntabwo umwanzuro w'urukiko usohoka mu izwi ry'umutangabuhamya washinje cyangwa washinjuraga ubwo ryari isomo ku banyarwanda abanyamakuru rero uyu mwuga vraiment uyu mwuga uragoye usaba kwihangana nta mafaranga arimo icyo ni icyambere nta mafaranga arimo kandi rimwe na rimwe nabo dukorera ntabwo babyishimira uko tubishaka niyo mpamvu uko ugomba gukorwa n'abihangana kurusha abandi naje maze kumva Dashimu mu kiganiro inzu y'ibitabo mu ijambo rya Hindura ubuzima yavuze kuri uwitwa Henry Ford wa wundi wakoze ukora imodoka za Ford umunyamerika ariko ntakiriho nyine ariko zirahari arakantu yavuze ngo umwiza nukora ikiza n'igihe ari wenyine ntawe ukureba utaruvuga ngo mwambonye uyu mwuga rero bisaba kuwukora haba hari ikirimo haba hari nta kirimo iyo umuntu afashe agafata transport ye akagenda akajya munini muri Nyaruguru akajya gusura umudugudu w'abarokotse jenoside agasura n'uwabasigaje inyuma y'amateka akayikompara akareba uko babanye yavanamo iki abo bantu bose ninde ariko ugiye kuvuga ngo uzagutunge ubwo wazajya ujya gukavaringa mu nganda gusa imasoro kuko ariho hari amafaranga press conference bakaguha ibiryo muri hoteli bakaguha ibiryo ukajya gukavaringa bakubwira ati inzoga yisha abantu aho kujya ujye kureba victime ukabanza kujya kureba nyiri uruganda nukwihangana hari bazita iki ariko ushize agatereme nakibuze hari ingabire ugomba kwambara hari ingabire ugomba kwambara zikakuba hafi ubwihangane kugabanya inda nini no kurya kagabuye igihe Robert yari afunzwe nkunda kubyibuka Robert igihe yari afunze umuntu yanditse kuri Facebook aravuga ngo muntu wigira umuvugizi w'abatagutumye iyo avuze ngo abatagutumye c'est parce que ushobora no kwigira umuvugizi wabo bagukwena banagufunga bamwe bakabyina ntibagutumye uyu mwuga ukorwa n'abantu ku nyungu z'abandi bantu kwigisha guhugura kuruhura uruhura abandi bantu nkawe bigomba kuba bivuze ngo hari icyo ugomba kubarushije ntabwo ugomba kwitwara nkabo rero niyo mpamvu hari n'ubwo ushobora kubikora bo batabishaka batabyishimiye rero bisaba icyo gihe Robert ari gukurikiranwa mu rukiko ku kibazo cy'abana ba mugenzi we nawe w'umunyamakuru umuntu yanditse kuri Facebook avuga ngo umuntu wese wigira umuvugizi w'abatamutumye agomba kwambara ingabire eshatu kwirinda abagore kwirinda amafaranga kwirinda
inzoga si ukuzigendera kure ni ukuvuga ngo kaduhemere ku bagore n'abagore bashobora gutegwa abagabo umugore ashobora kumugutega uribuka wa muhungu wa Fine FM tonto kubera cya kiganiro yagira umugore baramugutega cyane nuvuga ngo kontrola menya lisane yawe ifunguka bigenze biti menya ku mafaranga menya ngo amafaranga bashobora kuyaguha arenze nayo umukoresha guha cyangwa nta n'umukoresha ugira bisaba kwirinda ukamenya ngo akanyenyeri message isonye y'akanyenyeri ivuye he igamije iki Theogene mana nakiza sibyo biriho ukirinda ikitwa ukamenya kwakira ayo wabasha gutungwa na duke wabashije gukorera kugira ngo uhagarare muri uno murongo neza nino abakavaringa mu nkiko rero bo bagombye ingabire zirenze kuko uri hagati y'abantu babiri ugomba kuripotinga ibyavuye harimo uwatsinzwe umuryango we urababaye harimo watsinze umuryango we urishimye ariko ugomba kuba hagati yego ikinzoga zo ni ukuvuga ngo si ukuvuga ngo uzireke ushobora kuzinywera mu rugo ukazinywera aho uzi ukazinywana n'abuzi urumva kuko isaha n'isaha bazi gutegeramo bakagusindisha bakagukoresha ibyo badashaka ibyo udashaka bashobora kukuvangira bakakunywesha ibyo utanywaga bashobora guteza akavuyo mu kabari nkakurira kwangoboka ukuntu yagiye tongati nuko babanje kumushyira mu kabari k'inzagwa noneho baterura abanywa sinzi abantu ukuntu bahita urumva yagendeye mu bantu mu yes. Yaba yaza ko yari ari mu rugo byari kugira indi sura kurusha ntabwo bari kumutwerera aho ngaho so rero bisaba ngo wambara izo nema ugende gake amarangamutima uyagenze buke ushobora kuyagwamo ariko ntabwo wabigira ubigambiriye ukamenya no gusaba imbabazi so rero buriya iriya reportage ya Jean Paul yibasira umuntu ntabwo ikwiye umunyamakuru nabanje kuvuga ko n'umunyarwanda atabikwiye nta munyarwanda ubwira undi ko arya abantu nta munyarwanda ubwira undi ko yishimiye ibyabwo by'undi ku munyarwanda muri rusange ariko noneho umunyamakuru wagombye kujya hagati kuvuga ngo urubanza rugenze gutya kubera umutangabuhamya witwa Mutesi Jolly kandi umucamanza we yaramushyizeho kode wowe munyamakuru wagombye kuba ufite icyo urusha abandi bantu ukorera uhugura wigisha uha amakuru uruhura ntabwo ubasha kumanaginga amarangamutima yawe urukundo ukunda Prince Kid rutumye urengera umwuga ntacyo warushije abandi sibyo se erega n'umucamanza wasanga nawe afite infaible pour Prince Kid afite uko amukunda Prince Kid n'umwana wari ukiri muto yagashinga entreprise akazana gashya abantu guma nk'ubu yari yarahagaze Miss Rwanda yaruhuraga abantu abo bose iyo community yose bose bafite amarangamutima kuri Prince Kid wowe munyamakuru ushinzwe gukora igitabo amarangamutima ukayashyira muri rubanda ushizemo ayawe uruzi biriyo bivugwa n'umwe interview yafata umuntu ku rukiko ati ubonye ute imikize y'uru rubanza umutumirwa akavuga ati nkurikije uru rubanza Jolly niwe warugizemo uruhare ari umutumirwa wowe uri umunyamakuru urumva so rero noneho reka tugere kuri kuba ribu yamutumijeho ni ngombwa ko ribu mu nshingano harimo no gukumira ibyaha ari amagambo d'abord Jean Paul nk'umunyarwanda ensuite Jean Paul nk'umunyamakuru bira byinshi ari byo agomba kuganirizwaho muri ribu kagorora imvugo na RMC nayo yari cyo bivuzeho akagerageza kunoza ejo hatazagira abavuga ko abanyamakuru twese tumeze kuriya ejo hatazagira abantu bose niba Jean Paul ashobora gukora ikiganiro kikarebwa n'abantu 100,000 ibaze rero ibyo 100,000 bibyara irindi 100 tukagira umuco wo gukina ku mubyimba ndabyita nguki gushinja umuntu kwishimira ibyago by'undi ntabwo wari umuco twakagumye kuba tuvuga rwose Prince Kid rwose ihangane ntako tutagize na Jolly akaba yamwandikiye rwose twarakoranye nta ruhare nabigizemo nubwo yaba yararugize
ariko yararugize aruha umucamanza ntabwo ari wagiye wenda iyo Jean Paul avuga ati Jolie yifitiye kasho yafunze Preskid ariko kuki se byaciye hariya niko amategeko y'igihugu avuga kuba byaraciye mu rukiko ntibivuze iyo wenda sinzi Jolie nanjye nawe simuzi imbaraga afite wenda we yashobora gukora ibirenze urumva byaciye ku mucamanza mu maso ya rubanda so tugomba kugumana uwo murongo natwe abanyamakuru niko kazi kacu kwerekana ko byatanzwe mu nyungu za rubanda yayikora yajurira yasaba imbabazi Preskid ni rubanda umucamanza uragira uti ibyo Jean Paul yakoze RIB kuba yamuhamagaye byo nibyo kugira ngo ikumire icyaha yego RMC uburyo ayaba kuri ishu wenda yateweho hari icyo bavuze uraza no kubigarukaho ariko ko nayo iri gukemangwa no kunengwa ishu yatewe icyo bagize Claire ejo numvishe ijwi rya Mugisha kuri BTN avuga ko ibifunze Theo bifitanye isano na dosiye yo kwa Nkunda Banyanga kandi n'ubundi nabikubwiye ko Kidi Nkunda Banyanga di abakobwa be di Charles Karangwa di Nzizera Aimable naho ariko ni dosiye imwe ibyo yo urumva RMC yabashe kugira yabashe ndavuga nyine kuhaba mu kibazo presence ya RMC ubundi yagombye kuhaba nuko rimwe na rimwe iza nka gendarmerie yo muri filime nko kuri case ya Ngoboka rwose bikomange ku gatuza cyangwa bareke ngewe ntago nabashimye iminsi 60 ni myinshi Ngoboka yamaze tongati hejuru y'abantu iyo RMC kina umwanya wayo neza Ngoboka ni ari kurenza icyumweru ariko kuri ibi ngibi wenda nuko Ngoboka yarafungiye muri Karongi abangaba bakaba ari Kigali ibyo birashoboka guhita umuntu y'intervena kuba Mugisha itaviremera akaza kureba ikibaye no kugera ku kibuye biratandukanye ariko kuhaba at least no kuba bikagira n'ibyitangaza rega nizi nama ndi kujya nibo bakabaye bazivuga bamugisha na babarore munyamakuru mu bintu bishoboka mu bintu byazashoboka mu byo bazageramo inama Jean Paul ashatse n'ibyo mu manza yabyihora kuko mu manza rapporteur judiciaire agomba kuba le plus neutre possible amaranga mutima ukayareka ukahagarara hagati kabisa none we agiye ahantu byanze bikunze habone kutsinda n'utsindwa n'ab'imikino burya nabo babaguye kuko ab'imikino nabo bagira amakipe ariko nta n'umwe ugenda akavuga ngo baratwibye oya ndaguha urundi rugero ejo bundi tugiye kujya mu matora 2024 niba mubwira ngo Jean Paul niba yarisize amarange kuri Preskid amukunda cyane ariko ntari benshi bamukunda ariko batari abanyamakuru we nk'umunyamakuru agomba kuba netre niba akunda Preskid yagombaga kuva kwiyambura ubunyamakuru akajya ku rukiko nk'uje kureba bakamuha mikoro nk'umutumirwa ariko kuyobora ikiganiro uvuga ku muntu wawe wakatiwe imyaka 5 none ukabitwerera abatanze ubuhamya kandi umwanzuro n'urukiko ukawutwerera abatanga ubuhamya ntabwo ari byo yego pasiko umucamanza yabishyize ku munzane harimo n'ubundi buhamya ashobora kuba yarabonye budafite agaciro ntago nanone Jean Paul yajya kuri mikoro avuga ngo mwebwe mwarakoze muvugira Preskid ntago ari byo reka ngira inama abanyamakuru tugiye kujya mu matora niba ufite ishyaka ukunda ukajya muri mitingi yaryo ukajya mu kwamamaza kwaryo wibyina wikwambara umupira w'ishyaka niba wajyanywe no gukora inkuru niba urikunda cyane saba konje ku kazi inkuru bazituma abandi wowe wambara umupira w'ishyaka niba cinya akadiho nawe ugacinya aho ni sawa kuko buriya Jean Paul nicyo bivuga aho fete nicyo bivuga urumva ngo ashobora kugenda umunyamakuru uri mu ishyaka runaka bakavuga ati jya kureba aho babarura amajwi yabona bizamuka akaba arakora businzi umutima ugato akaba araguye baradutsinze urumva izo ni inama donc kandi nuvuga ngo niba uri muri reportage electorale abantu indorerezi za UN zo mu gihugu ama ONG barakubona nk'umuntu uri net niba kubona ucinya akadiho rero cyangwa bakabona ngo ayiwe
ngo kanaka aratujyanye bari kubara amajwi bizamuka, wowe ntabwo waruporota amatora, wateza crise cyangwa nawe ukishyira mu byago. Iriya myitwarire rero ya Jean Paul kuri iriya kesi hari n'ahandi itaba. Ibaza yagiye nko kuruporota umupira wa Rayon na APR, nzi ko akunda Rayon, yo akaza na biriya agatangira kanaka abakinnyi sinzi amazina yabo, reka mvuge wa wundi wigeze kuba kapiteni w'iki Haruna uradutsindishije niko Haruna Yannick rwose wadukiniye nabi, uri umunyamakuru ntabwo wahava n'imodoka ugendamo rwose bayitobora amapine. So rero buriya kariya nakoroshye bagenzi banjye, tujye tumenya ngo hari ibintu biba bisaba neutralité pure et simple, ariko voie de sortie zirari RMC ibyigisha. Voie de sortie ni iyi, niba ikintu gishobora kukugusha mu marangamutima gituma undi wari uzi ko buriya umucamanza ashobora kwivana mu rubanza kuba ko rureba umuntu afitiye amarangamutima, umugore we, muramu we, nyirabukwe, umwana we, kafati rucibwe n'undi. Babyumva kugira ngo icyari butangaze cyitwe ko ari icya rubanda, batavuga ngo afitanye isano na runaka. N'uyu wacu nuko rero, n'uyu wacu nuko rwose birashoboka nta mutima wayagira. Nk'ikipe y'igihugu iri gukina byo abanyamakuru ba siporo hari igihe bashaka kuba bagwa mu mutego nk'abanyarwanda, ako kashoboka. Ariko hagati y'abandi rezo make bavuga wenda n'ururimi indi kipe itumva, ariko bisaba kwigengesera ukaba neutral cyangwa se ukiyambura uwo mwenda. Niba hagiye kuburana umuvandimwe wawe wijyana akamera ku rukiko, no tumundi utafite aho bihuriye. Ko kera byabagaho Arusha hari igihe rwose bajyaga kuburana ugasanga wenda hagiyeho nk'umunyamakuru ufitanye isano n'uri kuburana cyangwa se ufitanye isano n'abo icyo gihe akaruporota nabi byaranahwihwishijwe muri runo rubanza rw'abantu ba RCS. Naho byarahwishijwe ko hari abantu bakoramo inkuru batangiye gushyiramo amarangamutima. Mon cher ami, ibyo rero ibyo bintu nakubwiye, uribuka ko ubushize nanabivuze, ibyo nakubwiye byo kwigengesera kugira ngo ube netse n'abantu bakubone umwaka umwe ibiri bavuga ati kanaka ahagarara mu bintu gutya. Amarangamutima ushyira iruhande ukavuga uti uko byagenda kose, ibindi ukaza kubivugira mu rugo muri famiye, aho amarangamutima aremewe. Ahubwo uhita umubwira uti kuri kamera nari umusesenguzi, hano mu rugo ndi nyir'urugo, ndi papa w'abana, noneho wambaza ufite President uramukunda, ndamukunda cyane, ntiyanumiye mu bukwe se, sinifotoranyije nawe se, ibyo ariko hano no mon cher akora ku mwanzuro w'urukiko. Dushinzwe kwigisha, niba dushinzwe kwigisha tugomba kwigisha abadukurikira kubaha imyanzuro y'inzego, sibyo se cyane. Ngende mvuga se RIB yarenganyije Jean Paul, RIB iri mu kazi, ni ikigo gishyirwaho n'itegeko. Donc nuvuga ngo kumenyereza abantu rero, wowe niba ari wowe rumuri runyenyereza, kuko ntago tumurika bihagije, turanyenyereza, ariko niba ari wowe wanyenyerezaga noneho ugasa n'uzimye, ukazimira mu marangamutima yawe, akagutwara abo wamurikiraga se ubwo biragenda bagiye mu icuraburindi cyane. Ibintu rero ni bibiri ushobora kwiyambura, nko mu bukwe bwa President ntabwo ari umunyamakuru kabisa, sibyo se? Ntabwo ari umunyamakuru, nagiye nk'umutumirwa mu rugero utaha ubukwe, no mu rubanza mfite umwanya najyayo nta munyamakuru, bitavuze ko ari utahujemo umunyamakuru. So ibyo rero biriya ni isomo nyine, buriya nyine turanyereye, umwuga wacu turanyereye, ariko baragenda bamugira inama, muri nama baramugira harimo ebyiri. Ku bijyanye n'umwuga no kuvuga ngo either ibyo kujya uruporota imanza ufiteho amarangamutima byihorere. Icya kabiri, niba yaratukanye asaba imbabazi, bamutegeka ikindi kiganiro. RMC bundi ni ukwihana, uvuga ngo kora ikindi kiganiro uvuga ko wasebeje Mutesi, uvuga ko watesheje agaciro umwanzuro w'urukiko, ukatwerera urubanza umuntu umutangabuhamya, uvuga ko wafashe kode umutangabuhamya wahawe kode
uburyo wamenye ko iyo kode ivuga we ukabishyira hanze. Ibyo byose ni ibintu agomba kugirwamo inama, kandi nibaza ko atazana umugaga. Azanye umugaga, narakubwiye ko inyombya rwose abarashima amatama yo abarashira inyombya bahora bafoye. Amagambo ahita ashira ivuga da. Amagambo ahita ashira ivuga kabisa. Reka ne gutinda cyane kuri ino ishu ya Jean Paul, wenda tuzakomeza tugire byinshi. Progression nibigera muri parike, iminsi azamara hariya nibigera muri parike, ariko tugize Imana nge ku bwanjye byarangirira hariya. Mbere yuko nerekeza ingoma, reka gato yanze kuri no ishu n'ubundi wagarutseho cyane ya Theogene wa ukwezi, ndetse na dosiye ya Yongwe nayo igipendinze, binitezwe ko ishobora kuburanishwa vuba. Hari igihuha ko ishobora ko yaburanishwa muri kino cyumweru, ariko bishobora kuba ukuri. Ibya Theogene byo igishya nicyo nari maze kuvuga ko byabaye clair ko amafaranga yitwa ko yafatiwe mu cyuho afata arayo kuri dosiye yo kwa Nkunda Banyanga muri Kicukiro. Ari amagroupe les protagonistes, donc les éléments ziri muri dosiye iriya sako. Ntago mvuga ngo sinzi nari Nkunda Banyanga bamuhaye, sinzi niba ari Karangwa, sinzi niba ari abakobwa be, niba ari Nzizera, ariko ni muri iyo dosiye niko RMC yavuze. Hanyuma kuri Yongwe rero buriya rega sindamenya neza, buriya nzashaka kanya se. Ariko reka suppose ke abantu bo muri ribu harimo abakurikira hicana ibya byose barahari. Bafite byinshi byo gukora, byinshi birinde, kuko investigative Rwanda Investigation Bureau, ngewe nabaye umunyamakuru wa investigation. Investigation ntabwo ari ugufata amarebe. Donc urumva nibyo mvuga, ribu ifite ubushobozi bw'amafaranga bwo ndabizi ko ibufite, ariko abakozi ko bicara baba biyubaka, bakagombye departement yo gukumira ibyaha yakagombye kugira imbaraga cyane igatangirira kure, apana kwicara tureba amarebe ngo umuntu yavugiye kuri kamera ngo nibamufate. Uribuka Ndimbati ni kamera, Jean Paul ni kamera, ariko se mbere ya kamera niho bagombye kujya bahera, kuko urumva Mugabe niwe akunda kutubwira na Yongwe ngira ngo harimo na kamera. Nibyo ndaje Mugabe niwe atubwira ati nimugakora inkuru z'amarebe, mukore ahubwo icyatumye irebe rizamuka. Wireba akakarabyo ka Bresieri, wireba ririya babi, ikibazo cy'amarebe ni umuzi aho ushoye n'ibyo uri kwangiza hasi. Umva mbere uko bigera kuri kamera byari bimeze bite? Kuri kesi ya Yongwe impamvu mbivuze gutyo, kwa Yongwe hariho akantu kaka juste wa mugani wawe aka video kasirikiye, ariko yari yarabitangiye kera. Niba bashinzwe gukumira, nibajye mu nsengero zose. Nubu hari ibiri current, ejo mu rusengero muri no weekend hari umuvuga butumwa uri gusaba abakristo $3,000 by'amadolari bazajye muri vacances Dubai. We azajye muri vacances, bazajye ngo ajyane abakristo n'abakristo bose bajye Dubai. Ukibaza ngo abantu bajye basoma neza, ribu please bajye basoma neza inshingano aho i Kigali Nyamirambo. Hano uvuze Nyamirambo ndahakera ntacyo. Inshingano uruhare rw'idini, uruhare rw'idini mu kubaka societe y'igihugu nuruye. Ese muri ibiciro bya essence n'ibirayi byageze kuri 2, ibishyimbo biri ku cyangahe, umuvuga butumwa ushaka sorti ya Dubai, nabagitwaza bajya muri bagiye Yerusalemu, ukavuga uti ni pelerinage. Dubai haba pelerinage yekora ahantu ha business na ambiance na loisir. Ibaze kubwira abakristo bawe ngo mushake $3 tujye Dubai. Harimo abataye amashuri ntubazi, ntubanje gurihira abana baraho, wasanga harimo n'abarwaje bwaki. $3 buretse gatoya bagiye mu butayu. Dubai saba butayu. $3 ni miliyoni nk'eshatu n'igice. Harimo ikibanza i Bugesera nka Ruhuha, harimo inka z'inzungu zingahe 3, harimo aka business n'akabusheri ko muri quartier wagashinga,
wenda ntiwashinga alimentation cyangwa kengeri ariko kugira ngo ubwire abakristo ngo mwige kuzigama mwige gukora mwikwirwa murera amaboko abana bige babyeyi mukosore ho mwaka ubirekeye bande urabwira muze tujye Dubai twageze iyo tujya uru Rwanda nibyo impamvu nabihuje na RIB igomba gufatirana binashobotse buri rusengero hakaba harimo umuntu wari ugenzacyaha usengeramo umenya ngo inyigisho zihari ni bwoko ki aba banyarwanda turi kureba gutya nabo kubwira ngo mutwotize tujye Dubai n'akagera ataragakandagiramo atazi Kivu atarajya mu birunga abana barataye ishuri batarya ngo bahage bitatu so rero urumva ko bayongwe barahari benshi ahubwo habuze RIB habuze abakozi ba RIB sinyiveba kuko ishobora kwifite bakeya ushobora gusanga muri hari ibyaha biba biremereye bagashyiramo imbaraga ariko muri prevention cyangwa RIB nayigira inama ko polisi ifite nk'ukuntu waba community policing yabagaho na RIB nikoreho community RIB community investigation igira abantu yes habeho community oya iyo system ntayo bafite oya kuba ba informa ni legale habe urugari kuko nk'umuvunyi we afite ba informa bari officiel na transparency byira bifite biri officiel ukamenya ngo dufite itsinda ry'abantu runaka bari mu karere runaka baduha makuru kubijya gusa n'icyaha kubyototera kubicyaha tukagutya tukabanuka kuko ibintu bijya sino bazahora babona amarebe n'indabyo zayo batazi umuzi bayongwe baruzuye sinzi impamvu rimwe rimwe tukanabivuga bigahinduka ntawe ubuzi inyombya kuyomba oya ntago oya ariko ni inyombya zigamije kubaka no kugira igihugu kizima kibereye abana tubyara so rero nico bofete muri make nibaguke bashyireho ni sindi arya bo bakoresha n'amakipe nenge uvuga ngo batayo bashyireho ikipe iri specialize gukurikirana ibyaha byo mu nsengero kandi ibyaha byo mu nsengero ntago biri physique mu amagambo umuntu avuze kuki utayakurikirana umuntu aravuga ikintu kandi hari suko aturase cyane so muri make nico nabivuga kuri izo dossier yongwe buriya najya mu rukiko tuzabikurikirana tubirebe ariko nge nibaza ko sinayongwe wakabaye case study ngewe icyo mbona nukuvuga ngo ibyaha bikorerwa mu nsengero ibyaha bimenyekanira mu nsengero ugakurikirana siye kuko urumva reka ngurugero avuga uti ari nubwo umuntu azagatanga ubuhamya burimo icyaha c'est vrai hakakubwira ati rwose ngewe mperutse kudefanda ariko nta na rimwe nigeze ngira amanota 5 kuri 20 reka nkwereke impamvu amarebe ugomba ukabona umuzi ndibuka hari inkuru nigeze gukora ya investigation ku migano mu ntara y'amajyaruguru umugitifu yatubwiriye muri sale y'akarere ka Rulindo avuga ati baje kunsinyisha imigano 5800 nanga gusinya mbanza kujya kuri teri ngezeyo nsangayo imigano 30 ayo namarebe nari numviye muri sale directement mitanza njya gushaka amafaranga ya nkuru ndavuga ni ari amarebe gitifuri ya wari ugiye gusinya ni ibiki ni imigano irahari ni yande yatewe nande mbonye amafaranga njyayo ndahazenguruka hose Gicumbi na Rulindo ngenda nyireba na yindi 30 usanga hene zarayiriye nza no kumenya company yateye iyo urumva icya kindi gitifu avugiye muri sara abantu turi muri turi mu busabane ugatwara ibyo iyo ntabwo yari inkuru nta nubwo nayikoze ahubwo naragiye nja gukurikirana ndambika mu kinini ndazangera aho bita mu kagari ka Munyarwanda kuri Yanze ndagenda njya Rusine ndagenda za Warufu urabyumva sanga igihugu cyose gisa naho cyuzuye imigano njya muri Rema sanga imibare y'imigano yatewe yewe nta mugezi udateye imigano ariko wajya ku musozi n'imikoki ukayibura ngiki cyo bita kuvuga ngo singe ku marebe ushobora rero kujya gusanga ugasanga mu nsengero nta munsi bwakwirata vuza umuntu uvuga ikintu gifitanye isano n'icyaha kitigeze kigenzwa so rero bagomba nibagure so reka dusoreze ingoma soreze ingoma uraduha comment ntoya
kugira ndumva ni case numva umuntu ashobora kuzagarukaho kwayo nayo iragaruka kuri RIB urimo uratinda kandi ikirere wa mugani cye nawe urimo uratinda case ya Ngoma nge ntago nyireba nka Ngoma ndayireba nka Rutsiro uriya mugitifu uriya mugabo bafashe afata miliyoni 5 muri Ngoma yavuzwe muri dossier ya Rutsiro uriya yari convoyeur wa bisi ya Rutsiro mbere yuko ihirima arayipandura arayipandura iriya njyanama basheshe avamo mbere ajya Ngoma niyo mpamvu RIB igomba kureba ngo ese ubundi kugira ngo uriya Tom ave Rutsiro ajye Ngoma nahava Rutsiro bayihirike yahavuye ati yakwepaga iki ni bande babigizemo uruhare ziriya miliyoni 5 ziriya bari kuvuga biroroshye pa raporo impamvu uriya wari gitifu wa Rutsiro mwita nka convoyeur niwe wari chief budget gitifu bari w'akarere bari chief budget yego njyanama yose barashenye na nyobozi amaze kugenda we yapanduye yigerera Ingoma agezeyo marerezo ntiyahishe akagezo kuko muri ya transition yo gutora abameya uziko haba hayobora gitifu nibwo habaye amasezerano ya company imwe yemera ko ngo izubaka ikiraro bayemera gucukura imicanga ariko ngo ikubaka n'ikiraro ikiraro nticyubatswe kandi imicanga yaracuku ahitwa ngo niba ari bihongora urabyumva uriya rero nyobozi maze kuboneka arapandura ajya Ngoma ya nyobozi bayihirika we yari amaze kwigendera byarangiye n'inyandiko zirahari zishobora kuboneka so rero batangiye no kuvuga ko ngo ya mbere yo kujya kuba gitifu wa Rutsiro ngo yabanje muri compassion ngo ntago ishyamba ryari ryero ahubwo nigeze kumva ibintu byo muri Kongo ukuntu Tom yego ibintu birimo n'agatabazi yaburamo gute se si wamuhaye transfer ahubwo ariko nawe nyine impamvu ni kwemvuruvingamo imbaraga za RIB twebwe dukora investigation journalistique zo gutangaza bo bagakora izigenza icyaha nuvuga ngo ibyacu bakabigendeyo bakagira ntabwo yijyanye Ingoma by the way kandi afite ibyo yahungaga Rutsiro bagomba gutangira dossier ubwo iyo atagenda ngo arye ziriya miliyoni 5 zo cyangwa cy'ubutaka bari kuvuga muri Ngoma ubwo yari kuba akagoma ari umwere ku bya Rutsiro wabyumvise so nuvuga bagomba gutangira bakweshoninga avuye Rutsiro ati kandi umuriro watangiye gututumba nikimenye byararangiye umuriro koko uraka nyobozi njyanama hasi gitifu Ngoma ubwo Rutsiro isigarana murindwa leta yohereje bagomba gutangira icyo gihe icyo kiraro cya Bihongora ibibazo bya Rwamucyo byose uri gitifu chief budget uri ibyinjira n'ibisohoka chief budget birumvikana ntabwo case ya Rutsiro bagombye ko bavuga ngo njyanama iragiye na nyobozi ariko ari gitifu yagiye mbere ari muri comfort zone Ingoma iyo adakora kariya ntabwo byari kugira so rero nuko biba bisaba gutera imetero gutera izacu kubushobozi by the way investigation journalistique kugendera kuri facts imbaraga nkeya ntabo basha ufite ntushobora kujya kuri konte y'umuntu hari n'inyandiko utapfa kubona ariko bari bafite imbaraga cyane afite imbaraga yerekanye ikarita ya RIB ati yakubaha dore bitabo ngibi dore konte yanjye ngiyi dore credit nafashe meme na case ya wa mugabo ariko yo numvise ko yatangiye no kugera mu rukiko wa wundi bavugaga wari ufite umugore w'umuvisi meya muri Rutsiro we akora karonge avugaho miliyoni 90 ibyo byari byatangiye kunugwanugwa batarafu yageze mu rukiko numvise ko favuga ngo ni miliyoni 18 ariko bivuga ko ari 90 yagenda agafata impande hose ngoboka yari ayifite mbere yuko bamujyana tongati nibyo byose donc ntabwo ruvuga ngo turafata amarebe ziri eshanu cyangwa cy'ubutaka zagombye kuzana umuze ese uwo muntu n'ubwa mbere nibwo avuzwe muri utwo tuntu bakazamuna n'ibya Rutsiro yewe nibyo muri compassion niba none bakagira dossier yuzuye reka duhinira aho ngaho Karegeya n'abadukurikiye bihangane ni byinshi twavuga umwanya nuboneka se amayishu twagiye tuyavugaho duhina ubwo niba ikizabenteresa cyane bazatubwire muri comment niba ngombwa tukigarukeho twongere tugisubireho nubundi ntago kuyavuga ariko kuyamara dushimire cyane ku mwanya wawe dushimire abari badukurikiye dushimire abafatanyabikorwa bacu Adekoru Kotrafu
bishyura neza Ehe. niyo ucogamo hari n'indi yitwa abantu bagenda Rubavu amacumbi meza cyane ngo hafi y'ikivu yitwa open outdoor impact iyo rwose ni ya nshuti wanjye ariko ntago mbaha nimero ze nazibagiwe zazibaha zimaze kuza ziherekejwe n'akanyenyeri namara gukanda akanyenyeri nzazibaha ariko abatembera Rubavu rwose muzajya muvunyisha mugeze nka Nyabihu Mukamira mubabwire babategurire ibyumba byiza kandi nubishaka bakanagutekera byose ku Kivu aho ni sawa ngeweho mfite icyumba cy'ubuntu ni automatique reka ngushimire cyane dushimire abo bose Yes. nakoze cyane naho ibiganiro utaha byacu nakagaruka nawe utaha yes